bazavuza ahantu hose nta muganga uzigera kuvura uburozi. Uzicuza impamvu waje muri uyu muryango kuva waza sinkiryama niba warazanye ibiki wanyu uretse sha ndaje wereki Mauja, mayite umwenda yabuze. Iki? Yabuze. Ubuza mayite se gute? Ahantu hose abagenti bafunze ntabwo mbonye. Kimeza amafaranga yawe. Akira. Ngaho muhereza cyari kiwe. Ati mushyira nta kibazo. Gira vuba vuba. Shabarozi nta konje bagira. Aziko ntamubonye. Mabujanye ntago natuma mwibira ko nta mutima mugira. Mukorera ikintu. Igikombe ntabwo natuma kinyweramo. Debora, aya mashusho mfashe ngiye kuyagira boro. Iyi ni imari mfite. Mwicaye shaka kuroga mabuja nzirakarengane mana yanjye uretse, ariko sinzagukundira ko ibi byose ubigeraho. Kesa Shami, none se bimeze bite kandi kumpamagaye? Mfite ubwoba bwinshi. Mfite ubwoba. Byagenze uteze? Ibintu byo muri rugo bimaze kuncanga pe. Uziko Debora ashaka kwica mabuja. Oya. Kwimana ashaka kumwica. Debora ashaka kwica mabuja. Debora ashaka kwica Gloria. Oya, Debora ntabwo yabikora. Debora ni umugome ariko ntiyakwica. Oya we, Debora yabamwicira iki? Wenda ndabyumva aramwanga. Sibyo kuko atamukunda. Ariko kuba mwangana none ntabwo bivuze ko yamwica pe. Shami. Noneho nawe rero wasaze. Uzi ko noneho nawe uri kurengera da? Jewe uribuka cyane mbwira ko kuziza none ni kuri wiseka birisere. Ashaka kwica mabuja. Reba cyagiye umbwira ngo ni neke Debora, sibyo? Ukambwira ngo ugiye kungura telefone. Jewe nari ntetse iki? Nari ntetse cyangiye gushyira mabuja. Urumva? Ya telefone wanguriye. Yagize gutya antuma mayinete. Urumva? Kuko nge nari maze iminsi muneka kuri telefone ahantu hose ibintu byose ari gukora nka muneka. Anonya mayinite ndagenda. Ndamubeshya ngo ngiyeyo. Mpita mfata ya telefone. Urumva? Ya telefone wanguriye. Mufata video. Ariko uroga icyangiye nari nkiri mabuja. Ngo ndasetsa. Debora kuroga icyayi. Ariko nari ntabwo natumye kintu. Shami. Ibi bintu bifite ibimenyetso ko ibintu uri kumbwira ngo numva byancanze. Simbwiye ko telefone wanguriye ariyo nakoresheje mu kamera. Wafashe video? Je nafashe video. Nyereka iyo video. Wacya hafi. Wafashe video? Je nafashe video. Mana yanjye. Mana yanjye. Ye nkubwira ibintu ukavuga ngo nasaze.
kubaho ndi kubeshya nze nyikwereke akose Mana akira reba mu izina rya Yesu. Yesu we ariko ntacyo yanyweye kuko njye nari namukamiye mbibona mvanye mabuje nzamubera mareka murinzi narakimenye mukorera ikindi Mana we ubugome buri none ibi bintu mbona nibyo nasosi Debora. Yesu we none ibi turabigenza gute? Iyi video yibike none umva rero nkubwire guhera uyu munsi ugiye kuba hafi ya Gloria. Jewe narabitangiye ndetse no kubinsaba Gloria ntazongere kurya ibiryo utamuhaye. Uri kumva? Ubu ugiye kuba hafi Mana we shami uri umwana mwiza uri imfura ndagushimira mabuje ndamukunda arankunda nanze kuri video nanze kwereka mabuja urumva nanga no kwereka boss tugiye gushaka icyo twakora. Yesu we Mana we uru rwango rugeze aho Debora ashaka kurega Gloria. Yarabitangiye uretse ko nyine namubereye marayika murinzi nase ntiyabitangiye cyo si cyahise yarambwiye ngo musire ako sinjye ngomba gushaka ikintu nkora. Mana we ngomba gushaka ikintu nkora Gloria ruri ya rugo atararusiga mu buzima. Shami karamo genda utuze. Mana we noneho umva ndikumva bindenze none ndabona ufite n'imbaraga nkeya. Genda utuze tugiye gushaka ikintu dukora gusa ikintu nkubwiye ba hafi ya Gloria. Debora buri ntambwe yose atera ukomeze umuco n'amazi agiye gukaraba ugomba kuyareba. Hanyuma rero ubu ngiye gushaka ikintu nkora. Yego ibi bintu bindekera utabare mu maguru mashya. Sikukavuga. Urumva ndi mu bicu. Mubwira akantu keza. Giye bakiye kuryama. Shasheri nkunda ikirenge cyawe. Nicyo ukunda cyonyine. Ndagukunda wese ariko cyane cyane ikirenge. No ntabwo ariko mvuze. Sheri ureke ikiza tukivuga. Ufite ibirenge byiza pe. Ukuri kw'Imana. Ese nakubeshya? Thank you sweetheart. Noneho utuna. Usko hari abantu baba bafite amano nyine ameze nka tangawizi ariko yari ku murongo. Mwiriwe neza. Gloria umeze gute? Debora? Oui. Ça va? Ça va. Umeze neza? Umeze neza? Ndabona umeze neza. Bro. Si. Ariko ufite umunezero muri iki gihe. Ni bibi se kandi? No, it's fine. Ngushaka muri iyo mudu gusa. Reka mbere guhindura. Sawa. Sheri. Habaye ikikupe afite umunezero. Ubona ukuntu mvugishije mu mateka ye. Yibaza ko ari bwansuhuje. Usiko nanjye kuva navuka. Nukambere mbonye Debora akureba aseka. Debora ansekera. Ansuhuza ngo niriwe he? Nawe yahindutse se buriya. Debora. Ahubwo umutima urandiye ugakubita nkumva ngiye kuvuga. Debora. N'ubudo ndibutitira. Bizi. Bibaye byiza bivuze kuriya nta mutima mu afite. Byaba ari byiza ariko ndabicyamaze. Debora.
habaye ikiraro ntabwo gisanzwe se yabonye umukunzi se kuko njye birashimishije ku ruhande rumwe ndikanze birashimishije cyane pe kuko urori wiri bute ariko ikintu cyanshimishije ni uko na mushiki wanjye ahundira umugore reka nizere ko Imana itangiye gusubiza isengesho ryanjye ndatsenga umugisha wambara agasinzira kuko nuba ari byiza turimo gukora akamasaje shira kunda keya gusa njye sinzi guhake ukagira umugabo shashire naguha keya nagira nte ntabwo wandusha nifitiye ubwoba bwa Debora utashye aseka none ampamagara turabireba cyangwa Imana iransubije sha ko njya nsenga nsaba ngo azanyiyumvemo nka muramukazi uko uranezerwa cyane yego iryo jisho ryiza iyo nseko njye ndi kumva yaba wenda yabonye sheri simbizi yawe turaza kubimenya abona tubonye umuhogo sheri wari usinziye kamo wari ubinkorera intsinzi y'agakera kuza kuntungura ndashaka ko tujya kubona icyumba uri kubikora umubiri wose ugashanyarara hoyaze usibye ko ari akazi kaguhera n'ubundi bintu ubikuye buri munsi sheri shakanya nk'akantu k'igituga kutofite biba bigoye reka kiretse nguhorana hano tuma no gukora kugira ngo tubeho nanone nguhoranye ntabwo twakora uyu munsi haretse nimugoroba ukaza kunsohoka ajya nimugoroba afite iyi gahunda njye ndi kumva gahunda y'uyu munsi njye nawe gahunda ngifite ejo nimugoroba ariko wajya kuri banki nta kibazo simbuye ujyeyo ngira ngo se sitoka kimeze isitoke ndumva ibintu bikiri wazana n'amafaranga ashobora kuba ntuza kuri kashi ukayishyira hano hafi kuko ushobora kugenda ugafataho udasuye kuri banki so rero fasita ubu kandi numva ahantu nkunda ahubwo shiri abituna nabwiye Shami ngo ankorere akamubwira ati nzabitse ikibazo se Shami twabonetse wamaze kubishyushya byabonetse watunzaniye se urute kucyurira shiri ndumva mfite inzara rwose ugiye kurya none aha ngaha ugiye kurya none aha ngaha nuko shami gusa ni ngombwa aha wampaye hano shiri ntabwo ari bunseke ndabizi nubwo ngiye kurya umushyushyu nk'abana muryohererwa urakoze ma shiri dusangira umushyushyu ngiye urya umushyushyu nga basi ngaburira si byinshi shiri wagize bike shiri huya ni byinshi byo nareka abantu nisi kugeza nk'iby'agahinda shiri gusa basi ndeba ureba amatama yanjye ukangana umenye ibiryo byajyanye shani byinshi pe shiri uravuze ndi igisambo no ibyo ni nyine ringaniza hagati no hagati
washyizeho ibiryo bihagije. Chérie. Chérie? Oui, mon da chérie. Chérie. Chami! Chérie, Chami! Chami! Ibiryo chérie. Chérie? Chérie, oui. Chami, ibiryo hize n'iki? Mon da chérie. Mon da bébé. Uravugisha ukuri? Chérie, mon da. Mon da chérie, ndumva. Zana amazi, shaka amazi. Zava. Chérie, oui. Mon da aranya chérie. Chami! Ibyo yihorere jya kunyungura gate. Chami! Umva garuka nkwereke. Bantu fashe tumuhaguruke. Chami, ndakubwira. Umugore aramutse agize icyaba. Njyewe nawe turaba. Genda ukingura gate ndamwizana. Sanga amaze gukingura gate. ndakwinginze utabare mabuja ariko se mbere y'ikibazo bifite se